Twongeye kubaha ikaze abakunzi bacu ba Schedule Official, aho muri hose turasuhuje. Yego tubahaye ikaze. Aho muri kumwe ni Bruno nk'ibisanzwe. Ariko mbere ko ntangiye ikiganiro hari ikintu ushaka kubisabira, kandi mbona gikenewe cyane, gishobora gutuma tugakomeza gukorana kandi ibiganiro tubagezaho bikajya bihoraho nta mbogamizi bifite, yaba kuri mwebwe tubigezaho, yaba no ko bibagezaho ari wege. Buriya ifite ikibazo cy'amareke makeya cyane, mukeneye mukwiye kureba ukuntu mwazongera. Buriya like zirafasha cyane, kuko buriya kuri dashboard yacu hari ukuntu YouTube itwereka ukuntu ibintu bimwe biragenda, kandi ikatwereka ko cyitwa like na comment ari ikintu cya mbere cy'ibanze dukeneye kurusha ibindi byose. Kuko wenda subscribe nazo zirakenewe, ariko buriya zira like zadufasha, bituma YouTube imenya ngo ibintu dukora koko bifite abantu babikurikira cyangwa ni amarobo. Kuko habaho icyo bita views z'amarobo. YouTube rero ntabwo igeze itandukanye na views ziri normal. Ikintu mwakagiye mudufasha rwose, like ntabwo ari ikintu kigoye, ni ugukoraho gusa bigahita bicamo. Yego, reka twandike noneho twinjire mu kiganiro nyirizina. Kubera ko kari akanyuzemo, kandi nako mu by'ukuri mujye mutwihanganira igihe kaba gakenewe, kugira ngo twibutse abantu batajya babyitaho cyane, kuko ni ingenzi. Wenda hari igihe ushobora ukareba ukabona ko nta kintu kavuze, ariko nabyo ni ingenzi, birakenewe. Yego, tugiye kuvuga ku cyo twakwita BRICS cyangwa se cyitwa BRICS. Mwibuka ko nagiye mbibasobanura kenshi, ariko reka nongere mbinyuremo nk'abantu bashyashya batwiyunze ari bashya, batabashe kureba ibiganiro byabanje. Iyo BRICS ni impine y'ibihugu bitanu, ni impine y'amagambo y'ibihugu bitanu, cyangwa se amazina y'ibihugu bitanu, harimo irabe ibanza ivuga Brazil, ira ikavuga Russia, ira ikavuga India, ira ca cyangwa se ira se ikavuga China, ira S ihagararira South Africa. Nk'ibihugu membre fondateur, ni mbibutsa ko ni umuryango umaze imyaka 19. Abantu benshi wenda babimenye vuba, ariko ni BRICS ubwayo imaze imyaka 19 iri muri process. Abantu benshi ntibabashe kubimenya, ariko icyo wagomba kumenyaho ni umuryango w'ubukungu. Biriya bihugu byishyize hamwe kugira ngo bizamure ubukungu bwabyo, kugira ngo babashe no kuba bashyiraho ifaranga ryabo. Kuko tuvugana ubu nabwo biri muri process, no mu kiganiro cyo kuganiraho buriya ikintu. Buriya inama yo kugarukaho yabereye muri Brazil ya BRICS, ari nacyo kiganiro kigiye kuvugaho cyane, dukomeza kuri iriya nama. Ahanini buriya hari ibintu by'ibanze byabajyanye muri iriya nama ya BRICS. Urabizi ko muri iyi minsi Uburusiya buri mu ntambara na Ukraine, ariko ishyigikiwe n'igihugu cya Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, cyangwa se icyo twakwita NATO. Kongera hakabaho kuba hari n'igihugu cya Iran, nacyo murabizi kimaze iminsi gihanganye n'igihugu cya Israel, ariko nanone gishyigikiwe na Amerika. Urumva ko n'ubundi imbaraga zimaze iminsi ziganje hari ahantu, n'ubundi zavaga ahantu hamwe, yaba zabangamiraga ibyo bihugu byo muri BRICS. Wenda ku batabyumva neza, buriya BRICS harimo n'igihugu gihugu cya Iran, kandi murabizi ko byari bimaze iminsi biri mu ntambara. Rero iyo nama yari ikwiriye kugira ngo bagire icyo bajya kuganiraho, kugira ngo babihe umurongo. Mu kintu rero bemeje hariya muri aya nama ni uko bagomba kubaninga cyangwa se guhagarika gukoresha idolari, cyangwa se banarikoresha bakarikoresha gake gashoboka. Iki kintu rero Amerika yahise itangira gutera ubwoba ibihugu biri muri BRICS,
kuko mbibutsa ko BRICS buriya nyuma yaho y'ibyo bihugu bitanu haje kwiyongeramo ibindi bihugu bitanu, nabyo tuzakora ikiganiro cyangwa tubibasobanurire, tubereke n'ubukungu bifite, kizaba ari ikiganiro cyihariye kugira ngo mwumve imbaraga BRICS izaba ifite mu gihe izaba yitandukanyije n'ibihugu birimo nka Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa n'ibindi byishyize mu kantu cyangwa se mu kintu twakwita ko ari nk'ihuriro ryo guhangana n'ibiya bihugu byo muri Aziya cyangwa se muri Eurasia. Bya bihugu iriya nama bakoze barimo no kuba bahahirana hagati yabo, bakazamura uburyo bahahirana. Ibyo bintu rero byose bikoma ku mutima igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump yahise ashyiraho icyo twakwita nka embargo ku bihugu byo muri BRICS. Nk'ubu Brazil ku ikubitiro nk'umunyamuryango wese wakira iriya nama ese bazamura imisoro 50% y'ibigomba kuba byo Brazil izajya yinjiza muri Amerika. Urumva ari ikintu isa nkaho kizaca intege Brazil, ariko ikintu abantu benshi bagomba kumenya, buriya Brazil ibyo itumiza muri Amerika ni bike cyane kurusha ibyo yoherezayo. Hari amahirwe menshi rero ko biramutse bihuza isoko rijya muri Amerika, nubwo Amerika ari umukiriya ufite imbaraga kandi n'umukiriya byabishye. Ku bantu batabizi, muri Amerika kwitandukana nayo bisa nk'ibintu binagoye, kuko ubu tuvugana ubu Amerika nicyo gihugu cya mbere ku isi gikonsoma ibintu byinshi ariko bihenze. Iyo mvuga byinshi bihenze, simvuga ubu bwinshi bwo kuvuga ngo wenda Afurika ni umugabane wa mbere ku isi yose mu gukonsoma, iyo nazi gukonsoma ibintu byinshi, ariko nanone ibintu byinshi bihendutse. Ariko Amerika akarusho kayo buriya konsoma ibintu byinshi kandi ibintu byinshi nanone bihenze. Bivuze ngo nibyo bita bizamura agaciro k'ibihugu runaka bitewe n'ubucuruzi bakorana hagati aho, bigatuma ubwayo nayo ikomera, n'ibyo bihugu bigakomera. Bivuze ngo rero mu gihe Brazil nk'uko bayishyiriraho imisoro bakayizamura, kuko yari yatangaje ko Donald Trump yamaze gutangaza ko iriya BRICS ibihugu birimo byose ko agiye kubifatira embargo, nabyo akabizamurira imisoro mu gihe byashaka kubaninga idolari cyangwa se guhagarika gukoresha idolari. Icyo gihe nabyo bishobora kwisanga mu bihano bya Amerika. Urabizi ko Amerika n'ubundi hari ibihugu byinshi yagiye ishyira mu bihano, cyane cyane bene nk'ibihano bigendanye n'imisoro. Nk'Ubushinwa hari imisoro yahise amuzamurira, nubwo yayizamura akongera akamanura imisoro Donald Trump yazamuye, ariko nubwo yamanuye ariko n'ubundi yaramanuye, ariko n'ubundi byasubira ku gikorwa byari biriho, byakomeje n'ubundi kugaragara ko umusoro ukiri hejuru. Ibyo byahita bituma Brazil nk'igihugu kizwiho mu buhinzi cyane. Buriya Brazil irahinga cyane, ifite ibihingwa byinshi cyane, ifite n'inganda zitunganya ibiribwa byinshi cyane, kandi nko mu bihugu biba mu muryango wa BRICS, wenda dufate nka Russia, cya gihugu cy'Uburusiya ni igihugu gifite ibintu hafi ya byose. Nubwo tuvuga ngo muri Congo hari amabuye y'agaciro, hari ibintu isi ikeneye byinshi, ariko Uburusiya bufite byinshi kurusha Congo. N'ikimenyimenyi twagiye tureba nka gaze ubwayo bayoherezaga muri Aziya bakayohereza no mu Burayi icyarimwe, yerekana neza ikajya no muri Amerika, kongeraho na peteroli. Bivuze ngo niba igihugu ari kimwe gishobora guhaza umugabane w'Uburayi, kigakora muri Amerika, kigakora muri Aziya, kikajya n'ibiza muri Afurika. Ndetse muri Afurika hari ibintu byinshi byazaga, dufate nk'ibintu nko ku bihingwa nk'ingano. Urabizi nk'ingano aho binjiye mu ntambara ya Ukraine, byose bituma ingano zisa nkaho zizamura igiciro. Ariko buriya n'ingano twakiraga ingano zabaga mu Burusiya 14% y'ingano zose zavaga muri Burayi cyangwa se zavaga muri bihugu mu ntambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Bivuze ngo bari abantu ni abantu bafite imitungo kamere myinshi, yaba mu mabuye akoreshwa mu nganda, muri peteroli. Uretse ko peteroli nayo ni ikintu gikenerwa cyane. Buriya abantu babyumva neza ni Abadage, kuba peteroli na gaze byarahagaze. Buriya Ubudage bwakoreshaga peteroli na gaze ikigero cya 60% yavaga mu Burusiya. Bivuze ngo rero niba
barahungabanya bakayitakaza, urumva ni igihombo kubera ko kari akanyuzwemo. Mbibutsa ko iriya BRICS nayo ubwayo hari ibikorwa ifite bihambaye cyane, kuko muri biriya bihugu biri muri BRICS yongeraho n'ibyiyongereyeho nyuma yaho, buriya byihariye umusaruro mbumbe urenga 60%. Nimba mvuga umusaruro mbumbe cyangwa se icyo twakwita amafaranga igihugu gishobora kwinjiza ubwacyo, n'amafaranga menshi cyane, kuko uraza gusanga ari ibihugu bya mbere bifite abaturage benshi. Wenda dufate nk'ibihugu bikeya, dufate nk'igihugu cy'Ubuhinde, dufate igihugu cy'Ubushinwa, ubwabyo byiteranyije ni ibintu bikabakaba hafi muri miliyari 3 z'abatuye isi, tutabarira ibindi. Wakongeraho abari mu Burusiya, mu Buhinde, muri Irani, kongeraho Brazil, ibihugu usanga bifite abaturage bakabakaba hafi muri miliyari 4 n'igice. Urumva ni abaturage benshi barengeje hafi kimwe cya kabiri cy'abatuye isi. Ukongeraho no kuba ibihugu ubwabyo ari ibihugu bifite amahirwe menshi yo gukora ku nyanja. Ni ibihugu bikora ku nyanja. N'ibi byose tufate ibihugu biri muri BRICS tubirebe mu isura yagutse. Nibura tujya ku Bushinwa basanga bufite inyanja gukoraho, ujya ku Burusi ukora ku nyanja irenze, ujya kuri Brazil ukora ku nyanja, ukora ku mazi, ujya kuri Iran nayo nuko, ujya kuri Misiri nayo nuko. Bivuze ngo bya bihugu byose biri muri BRICS hari ikintu birusha uriya muryango wa Union Européenne, kuko ubwabyo bifite amahirwe menshi yo kuba bwakora ubucuruzi ku buryo bworoshye. Murabizi ko igihugu kidakora ku nyanja cyangwa se kidakora ku mazi biragoye kuba ubucuruzi bwabo bwakoroha, uretse kuba bakoresha indege cyangwa se kuba bakoresha amakamyo. Ariko urumva ko iyo hajemo ikintu cyitwa icyambu, kugira ngo wagere mu kindi gihugu hari interest igomba gusigamo aho, cyane nk'imisoro bagutagisa. Dufate nk'urugero ruto rworoshye kandi rwakumvikana, reka dufate nko ku gihugu cy'u Rwanda. Buri gihugu cy'u Rwanda ni igihugu kidakora ku nyanja, cyo kimwe n'Ubugande, Burundi n'ibindi bitandukanye. Aho kugira ngo tubone ibintu bivuye ku cyambu cya Mombasa cyangwa se cya Dar es Salaam muri Tanzania, birasaba ko tugena imikoranire n'ibyo bihugu, kandi imikoranire nta yindi ni ugusoresha. Ni ukuvuga ko ibintu dutumije muri China cyangwa se mu kindi gihugu runaka bikangwa ko guca mu nyanja bikanyura kuri ibyo byambu bibiri, bizatugeraho cya mbere cyo bitinze, cya kabiri bizatugeraho hakoreshejwe transport bituma ikintu gihenda, cya gatatu bizatugeraho bitanze umusoro kuri ibyo byambu. Bivuze ngo muramutse munagiranye n'ikibazo byanagorana no kuba mwazamuka mu bukungu, byabadindiza, kuko hari igihe biba ngombwa ko mutumvikana bikagira ibintu bimwe na bimwe bimbogamiza. Ariko dufate nko kuri ibihugu bya BRICS aho bibera akaga byose kuba bikora ku nyanja, bivuze ngo naho bagera ikibazo n'ibindi bihugu bitaba muri BRICS nta kibazo byahura nabyo, ubucuruzi bwakomeza bukagenda. Bivuze ngo kubera ko ari ibihugu bikora ku nyanja n'ubundi nta gihugu cyabakumira mu nyanja, kuko banyuza amato yabo bakageza imizigo yabo aho bashaka kuyigeza. Nubwo habaho kubyitambika, kuko buriya mu nyanja ntakunda kuba ibibazo bikomeye, hari igihe hajya haba kwitambika kw'imishinga runaka cyangwa se nk'inganda runaka, ibintu barimo barakora basanga barabangamira. Ariko biriya ntabwo ntekereza ko byabangamira BRICS, kuko biba gakeya cyane cyane nko ku nyanja y'umutuku n'iy'Ubuhinde, bene hakunda kuba ibibazo nk'ibyo, usanga ubucuruzi bwakumiriwe. Ariko nk'igihugu cya Brazil kijya kwegerana n'igihugu cya South Africa, ko byose biri mu majyepfo, ni ibintu bishobora guhura ku nyanja buri bwose bigahahirana. Wagaruka mu burengerazuba bwa Brazil hari igihugu cy'Ubushinwa, Ubushinwa bukisanga nabwo mu burasirazuba. Bivuze ngo ni ibihugu bishobora guhahirana buri bworoshye, nta bindi bihugu byitambitse, kuko ni ibihugu bisa nk'ibyegeranye. Urebye ukuntu isi iteye, Brazil n'Ubushinwa biregeranye. Buriya Ubuhinde buriya n'Ubushinwa ni ibihugu nabyo byegeranye, byose bikora ku nyanja.
wakongera Iran ni igihugu kigera kiri mu burasirazuba bwo hagati nacyo kikora ku nyanja, hakaba hari n'ibyambu byinshi cyane binyura hariya, cyangwa se imihora ihanyura hariya ku buryo bahirana ku buryo bworoshye. Ukongera no kuba cya gihugu cya ufate nko ku gihugu cya South Africa, igihugu kiri mu majyepfo ya Afurika, igihugu ushobora guhahirana n'igihugu cy'Uburusiya ku buryo bworoshye kuko nabyo biregeranye. Mu majyepfo ya Afurika, Uburusiya bukaba mu majyaruguru. Buriya umubumbe wacu uteye umeze nka baro, bivuze ngo uri mu majyaruguru uri mu majyaruguru n'uri mu majyepfo bose baba begeranye, bahahirana ku buryo bworoshye. Ukongera nuko kiriya gihugu cya Misiri nacyo kiri muri BRICS, ni igihugu kiri strategique cyane hari ahantu. Mwibuke ko buriya hari imbogamizi nyinshi zikora kubaho ku cya gihugu cya Misiri, kubera hari mu burasirazuba bwo hagati, kubera intambara zikunze kuhavukira cyane, bizatuma hariya cya gihugu cya Misiri kitaterwa n'igihugu cya Israel ku buryo bworoshye. Nubwo BRICS kiri muri process y'ubukungu, ariko buriya nayo iyo bamaze kubaka ubukungu, kugira ngo ubukungu bwabo babusigasire, nuko hagomba no kubakwa n'igisirikare. Murabizi Misiri yagiye ihura n'ibibazo byinshi cyane itezwaga n'igihugu cya Israel, ariko icyo gihe nayo izahubaka imbaraga zikomeye zitume noneho Iran nayo yisanzura, kubera ko izaba ifite Misiri, intambara izongera kubaho tutumve kuko muzibona muri iyi minsi. Bizatuma noneho nk'igihugu cya Iran kigakomera, kuko ntabwo Iran izashyamirana na Israel, Israel igabe igitero ku buryo bworoshye. Murabizi ko buriya Israel ni nk'umwana wa Amerika. Buriya Israel ubwayo ahantu iherereye isa nk'aho ari umwana wa Amerika waje kugenzura, cyangwa se nahita ko ari nk'intara ya Amerika iri hariya yo kugenzura uburasirazuba bwo hagati cyangwa se Aziya muri rusange. Bivuze ngo ari ahantu rero hazabaho ubukomezi bwo hariya mu nyanja, kuko urabona Misiri iri hariya, Misiri iri mu majyepfo ya Israel, Iran nayo ubwayo iri mu burasirazuba bwa Israel. Yego nubwo bidahana imipaka, ariko bari mu burasirazuba. Ukongera nuko hari igihugu cya Ethiopia nayo buriya yamaze kujya mu cyo bita BRICS. Yo yahise yisanga mu cyo bita BRICS Plus, kuko nyuma y'ibihugu bitanu BRICS yahise ihinduka BRICS Plus. Bivuze ngo hari ahantu Ethiopia nayo izaba iri hariya ku buryo bworoshye, bizatuma na Somalia buriya nayo izatangira kubona amahoro. Buriya abantu benshi ntabwo bazi ibibazo Somalia ifite cyane, babona igihugu kiri mu ntambara ngo kirimo imitwe y'ibyihebe, ariko nk'igihugu cyitwa Ethiopia mu gihe hariya kizaba kimaze kubaka ubukungu burimo buragenda neza, igisigaye cyamaze gukomera, ziriya ntambara zo muri igihugu cya Somalia zisa nk'izizahita zirangira, na Kenya izahita ibona amahoro. Buriya Kenya nayo izababwira ko ari igihugu kigendera munsi y'ibirenge bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buriya Amerika buriya uvuze Kenya muri Afurika ifite ikintu gisobanuye cyane kuri Amerika, ariko biriya bizatuma nanone Amerika nanone ishobora kuzatakaza influence kuri Kenya, kuko murabizi ko hariya Somalia hari ubutaka bita Somaliland. Buriya ubutaka bita Somaliland ni ubutaka bwiyongoye kuri Somalia. Buriya bufite igisobanuro gikomeye. Wenda ibyo rero nzabiganiraho ku kindi kiganiro kuri Somaliland na Somalia, mwumve imbaraga ziri hariya hantu. Bivuze ngo hariya hantu bizatuma influence Amerika izitakaza hariya hantu, mu gihe BRICS izaba imaze kumvikana. Ahubwo ishobora kuzabaho imbogamizi buriya gishobora kuza nk'igikereza BRICS mu kwihuta kwayo. Buriya hari igihugu cyitwa Ubuhinde. Ubuhinde ni igihugu ubwacyo abantu benshi batajya basobanukirwa. Mu by'ukuri Ubuhinde buba mu cyo bita BRICS. Ni umwambure fondateri wabo ukomeye, ndetse umaze imyaka myinshi batangiranye, ariko ikintu cy'abantu kiba challenging ahanini cya gihugu cy'Ubuhinde ni igihugu gikunda gucanga ibihugu byo muri BRICS. Murabizi ko Uburusiya hari ukuntu bwajyaga bwitambika intambara zajyaga ziba mu gihugu cyahuzaga Ubuhinde n'Abashinwa mu ntambara, aho usanga babyitambika kuko ati izi ntambara ntimwakarwanye, mufite abaturage benshi, dufite ihuriro turimo ry'ubukungu, reka dushyire hamwe turebe igituma mwinjira mu ntambara tugikemure.
kandi mwibuke ko nanone buriya Ubuhinde buhahirana na Amerika ibintu byinshi cyane, ariko nanone mukibuka ko nanone Ubuhinde ni igihugu gikonsoma peteroli na gaze nyinshi mu Burusiya, nabo bakabicuruza mu bihugu byo mu Burayi. Ibyo rero ubu igihugu cy'Ubuhinde gihita gihinduka nk'agatambyi, gihita kimera nk'ikirumira hamwe, kirashaka inyungu muri Aziya, gishaka n'inyungu muri Amerika. Ibyo ni byiza, bizamura ubukungu, ariko mu buryo mu gisirikare cyangwa se mu buryo bw'ubukungu burambye, ntabwo Abashinwa bajya bizera Abahinde, kuko aho bateye ikirenge Abahinde nabo bafite ukuntu bahindura ibintu byabo mu buryo bwabo, ku buryo ushobora kubibaza se ibihugu kuko biri mu muryango umwe, ese birimo birarwana byubaka ubwami bumwe cyangwa ihuriro rimwe. Ibyo rero bigata nk'ibitera urujijo, ariko nanone icyiza cy'Ubuhinde buriya hari icyo nabushimiye. Buriya muri iriya ntambara ya Ukraine, hari ukuntu Russia yinjiye mu ntambara, basa nkaho bahise bunga ubumwe, bagiye none banafasha, babaha n'amato agezweho, barabafasha cyane, babagira n'amamisile menshi bakoresha mu ntambara. Ariko buriya ikintu tutasobanukirwa ni kimwe, igihe kinankonfuzinga cyane kuri BRICS, mfite n'impungenge. Buriya turebye nk'igihugu cy'Ubuhinde, umunsi nzabona Ubuhinde, nzashima ko Ubuhinde BRICS yagiye gukomera. Urabizi ko igihugu cya Taiwan ni igihugu kitumvikana, igihugu cya Taiwan n'Abashinwa barashyamiranye, ariko bashyamiranyijwe na Amerika, ko Amerika ifite ijambo muri Taiwan mu buryo bwo gukontorora Ubushinwa. Bibaye ngombwa ko Ubushinwa bwahangana na Taiwan, hano ndabona ko Ubuhinde koko bufite igisobanuro cyane muri BRICS, nuko bushobora kuzitambika inyungu za Amerika hariya muri Aziya, ko nibwo bizahita bituma kuko gutakaza Ubuhinde cyangwa Ubuhinde bugatenguha Ubushinwa, ibyo byaba bisobanuye ko BRICS nta hantu ishingiye ku bukungu, ariko ntabwo ishingiye ku bufatanye, kandi ubufatanye bwo bubyara ubukungu. Iki kintu rero aho hantu ho hankonfuzinze, nawe muri komenti turi kumwe mungaragarize koko Ubuhinde cyangwa se BRICS urabona izakomera mu gihe Ubuhinde butumvikana n'Ubushinwa. Ako kantu ushaka ko muza ku makomenti, ku batagize ibindi basobanukirwa munyandikire muri komenti kugira ngo tuzabiganireho ubutaha. Noneho reka tugana ku musozo, reka basigire umukoro. Mwebwe iyo murebye, abo ni umukoro basigiye kugira ngo ubutaha tuzagaruke, ariko hari komenti mwasize muri comment section kugira ngo nanjye nzazihereho, kugira ngo hari ikiganiro ushaka kubategurira cyo kuri Iran, nawe ushaka kugaruka kuri Iran n'igihugu cya Israel. Koko iyi ntambara ni ikibazo ngiye kubasigira, musigare mugikoraho umukoro mu mpera comment. Ese igihugu cy'Ubushinwa igihugu cya Iran n'igihugu cya Israel, kuko iyi ntambara yararangiye cyangwa ifite gahunda yo gusubukura? Munyandikire muri komenti, hanyuma nzagaruka ubutaha bibarangurira, bibasobanurira, mbabwire ikijya mbere n'ukuntu gahunda zimeze, kuko niba yararangiye cyangwa izakomeza, cyangwa se niba izakomeza iki kizatuma ikomeza. Turabashimiye, mugire ibihe byiza abakunzi ba Space Official, aho muherereye hose mugire ibihe byiza, naho ubutaha.